ijambo ry'Imana mu rwandiko Paulo yandikiye Abaefeso igice cya mbere umurongo wa 18 ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza mumenye ibyo mwiringizwa niyabahamagaye mumenye ubutunzi bw'ubwiza bw'izaraga abera mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero izo iha twebwe abizeye kuko imbaraga z'ububasha bwayo zikomeye ziri izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mwijuru imushize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa uretse muri iki gihe gusa ahubwo no mu bihe bizaza kandi yamuhaye gutwara byose ibishira munsi y'ibirenge bye imuha itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose naryo ribe umubiri we ushitse kandi ushikirizwamo na byose. Amen. Munemerere tuganire iri jambo na rifite intego kumenya abo turibo muri Kristo Yesu. Ni byiza ko abantu bamenya, ni byiza ko abantu banimenya turi bande muri Kristo Yesu. Mbere yuko mvuga abo turibo muri Kristo Yesu, ndaza kubabwira abo tutaribo, kandi niho ibintu bipfira abantu biyita uko batari. Kumenya abo turibo, notre identité en Jésus-Christ. Kumenya abo turibo muri Kristo Yesu. Mwumve neza, tugomba kumenya abo turibo. Turi bande muri Kristo Yesu. Ariko mbere yo kuvuga abo turibo, abo tutaribo, iyo umuntu aza kuranga inzira ayobora umuntu mu nzira aramubwira ati ntunyure hariya ubona uhareke ukomeze, akagukuramo inzira zigaragara nkaho arizo ariko izo wibwira ko zaba arizo. Kumenya abo tutaribo d'abord, icyambere nturuwo utekereza kuri we. Mu Gifaransa biravuga ngo tu n'es pas ce que tu penses que tu es. Ntabwo uruwo utekereza. Kuva ya masaha ubimenye neza, unahakanire intekerezo zawe. 17 umurongo wa 9 Yeremiya biravuga ngo umutima urusha ibintu byose gushukana, ugira indwara ntiwizera gukira. Ariko menya neza uko umutima ukubwira kuri we, ntabwo uri uko umutima ukubwira. Tu n'es pas ce que tu penses que tu es. Nturuwo utekereza kuri we. Kabiri, nturuwo abantu bavuga kuri we. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Abantu bavuga byinshi. Abantu baruwo bakubwira bakaguca indege bakakwita amazina. Ariko ndakwamamariza uyu munsi kutaruwo abantu bavuga. Hari abantu banakubwira bakakubwira ko ndacyo uzashobora. Ariko kuva uyu munsi bimenye nturuwo abantu bavuga kuri we. Icya gatatu, icyo utari cyo nturi n'icyo ugerageza kuba cyo. Tu n'es pas ce que tu essayes d'être. Abantu bagerageza kwigira ukuntu, ariko reka nkubwire nturuwo ugerageza kuba we. Kane, nturi n'uwo ugaragara kuri we. Apparence extérieure, housing zirashukana. Ukuri none se umuntu yakwibaza nimba utari utekereza kuri we, ntubo abantu bavuga kuri we, ntubo ugerageza kuba we, ntube n'uwo ugaragara kuri we, none se urinde? Reka ngubwire uwo uri we. Uruwo Imana ivuga kuri we, kandi uwo nyine ni wowe. Tu es ce que Dieu dit que tu es, et tu es tout juste cela. Uruwo Imana ivuga. Imana ikuvuga gute? Zaburi ya 80, Zaburi y'umunani iravuga ngo nenze kukugira nk'Imana uburaho gato, yaguhaye gutwara
uri igikomangoma, uri umuntu ukomeye, uri pe inferiere ku Mana, uri umuntu ukomeye. Biravuga ngo amaso y'imitima ahweze. Petero abwira Pawulo abwira aba Efeso ngo maze kumenya uko mwizeye, maze kumenya uko mukunda umwami, ngo nanje ndabasabira. Ariko icyo mbasabira ngo ni ukugira ngo mumenye. Yavuze ibintu bitatu, ariko reka mvuge kimwe gusa. Kumenya ibyo twiringizwa n'uwaduhamagaye, kumenya umunani umurage wacu tuzahabwa, ariko cyane kumenya imbaraga zidukoreramo. Ntabwo uzi ko uri umunyembaraga. Uri umunyembaraga niko Imana yabwiye Gideyoni, uri umunyembaraga kandi uri n'intwari. Imana yabwiye Kayini, gituma abantu batsindwa nuko batazi ko batsinda. Imana yabwiye Kayini ngo igigeragezo kikujeho, ufite ubushobozi bwo kugitsinda. Kayini yari kunesha. Nicyo gituma yahanwe, nuko ibyo yari yahuye nabyo byari sportable, byari byo kwihanganirwa, ngo birimo biraza, kandi usabwe kubitegeka, usabwe kubinesha. Uri umunyembaraga. Ntabwo uri umurizo wa mugani wa Mose. Yaravuze ngo nabagize imitwe. Rubyiruko rwacu n'itorero badukurikiranye uyu mwanya, muri abantu bakomeye. Ngo umuntu w'igiciro, ngo nubwo waba woroheje, ngo muri abantu b'igiciro mu maso y'Imana. Indirimbo iravuga mu ndirimbo zo gushimisha, iravuga ngo kwa Yesu dufite ubutwari, dufite n'ubushobozi, ariko cyane cyane iyo twizeye amagambo ye nk'uko yayatubwiye. Imana ibafashe kumenya abo turi bo muri Kristo Yesu. Imana iguhaye imbaraga zingana gute? Hari imbaraga eshatu z'uburyo butatu. Imbaraga ya mbere yitwa dunamis, ikintu giterura, imbaraga zirengeza imisozi, urazifite. Hari indi imbaraga mu Kigiriki yitwa ekos, imbaraga zirwanya izindi imbaraga, izo urazifite. Hari imbaraga z'umwuka zo guhuha ibintu bigahunga, zitwa pneumatos. Izo mbaraga urazifite nk'umuntu wizeye Yesu. Humura rero, uri umunyembaraga kandi uri n'intwari. Niko Imana yabwiye Gideyoni ngo uri umunyembaraga. Gideyoni agerageza kweskiza, aravuga ati ndi umuhererezi, turi mu bihe bibi. Ibihe ntibikubuza kuba umunyembaraga. Situation indwara urwaye ntikubuza kuba umunyembaraga. Ibyo uri uhura nabyo ntikubuza kukwitwa uko Imana yakugize, nuko Imana igushakaho muri Kristo Yesu. Imana ibafashe bene data, muri abanyembaraga kandi muri intwari. Mana yacu, iyi message humura abana bawe, humura urubyiruko rwacu, humura itorero ryacu, rimenye ko turi abanyembaraga muri Kristo Yesu. Waduhaye gutwara amafi yo mu nyanja, uduha gutwara ibigenda n'ibikururuka byose biri munsi y'ubutware bw'abana bawe. Imbaraga zose zazuye Yesu zikamwicaza hejuru y'amajuru, izo wazihaye abana bawe. Urakoze kuhumura amaso abantu bakabibona, ni kubwa Yesu Kristo mwami. Amen.